Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi wa 224 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turatangira ku bice 14 byo mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Kadusome mu izina rya Yesu. Uko Herode yishe Yohana umubatiza. Icyo gihe umwami Herode yumvise inkuru ya Yesu, abwira abagaragu bati, uwo ni Yohana umubatiza wazutse, nicyo gituma akora ibitangaza. Kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha, akamushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari mukamwene se Filipo. Kuko Yohana yari yabwiye Herode ati, amategeko ntiyemera ko umucyura. Yifuzaga kumwica ariko atinya abantu kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abararitswe ashimisha Herode. Nicyo cyatumye asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Nawe amaze koshywa na nyina aramubwira ati, mpa igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Umwami arababara, ariko ategeka ko bakimuha kubw'indahiro yarahiriye imbere y'abasangiraga nawe. Atuma mu nzu y'imbohe ngo bace igihanga cya Yohana. Bazana igihanga cye ku mbehe, bagiha umukobwa, agishyira nyina. Abigishwa be baraza, bajyana umurambo, barawuhamba, maze bajya kubibwira Yesu. Yesu ahaza abantu 5,000. Yesu abyumvise arahava, agenda mu bwato, ajya aho abantu bataba kwiherera. Abantu benshi babyumvise bava mu midugudu baramukurikira, baciye ubutaka. Yomotse abona abantu benshi, arabababarira, abakiriza abarwayi. Umunsi ukuze, abigishwa be baramwegera bati, ahangaha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, sezerera abantu bajye mu birorero bihahira ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo, muba ari mwe mubagaburira. Baramusubiza bati, ntacyo dufite hano, keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira. Amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu. Bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intonga 12. Abariye bari nk'ibihumbi 5, abagore n'abana batabariwemo. Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda, azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari, agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati, ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure ni jyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati, mwami, niba ari wowe, untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato, agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi, aratinya, atangira kurengerwa, arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko ko aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira, baramubwira bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya, bagera imusozi mu gihugu cy'i Genesareti. Abaho baramumenya, batuma muri icyo gihugu cyose bamuzanira abarwayi bose, baramwinginga ngo bakore ku ncunda z'umwenda we gusa. Abazikozeho bose barakira. Yesu ahinyura imyigishirize y'abafarisayo. Iki ni igice cya 15 mu butumwa bwiza bwa Matayo. Nuko abafarisayo n'abanditsi bavuye i Yerusalemu baza aho Yesu ari, baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abakera, ntibajabike intoki mu mazi bagiye kurya? Nawe arababaza ati, namwe ni iki gituma mucumurira itegeko ry'Imana imigenzo yanyu? Kuko Imana yavuze iti,
ubahe so na nyoko, kandi iti ututse se cyangwa nyina bamwica. Ariko mwebweho muravuga muti umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu, mwandyarya mwe. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe. Ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Nimubareke, nabarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi iyo irandase indi zombi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati dusobanurire uwo mugani. Aramubaza ati mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo? Ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Yesu akize umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane, mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati musezerere, kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati mwami ntabara. Aramusubiza ati si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we ahera ko arakira. Yesu akiza abarwayi, ahaza abantu 4,000. Yesu avayo ajya ku nyanja y'i Galilaya, azamuka umusozi aricara. Abantu benshi baza ahari, bazana abacumbagira n'ibirema n'impumyi n'ibiragi n'abandi barwayi benshi, babarambika hasi imbere ye arabakiza. Bituma abantu batangara babonye ibiragi bivuga, ibirema ari bizima, abacumbagira bagenda n'impumyi zireba, bahimbaza Imana y'Abisiraheli. Yesu ahamagara abigishwa be arababwira ati mbabariye abo bantu, kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none ntibafite ibyo kurya. Sinshaka kubasezerera batariye isari itabatsinda mu nzira. Abigishwa baramubaza bati muri ubu butayu twakuraho imitsima ingana ityo yo guhaza abantu bangana batya? Yesu nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati ni 7 n'udufi duke. Ategeka abantu ko bicara hasi, yenda iyo mitsima 7 n'udufi arabishimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be nabo babiha abantu. Bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura ibitebo 7. Abariye barabaga 4,000, abagore n'abana batabariwemo. Asezerera abantu, yikira mu bwato ajya mu gihugu cy'i Magadani. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 16. Yesu yima Abayuda ikimenyetso. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura, na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona. Abasigaho aragira. Abigishwa bajya hakurya, ariko bibagiwe kujyana imitsima. Yesu arababwira ati mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Bariburanya ubwabo bati nuko tutazanye imitsima.
Yesu arabimenya arababaza ati, mwaba afite kwizera guke mwe, igitumye mwiburanya ubwanyu ni uko mudafite imitsima? Ntimurajijuka, ntimwibuka ya mitsima 5 ku bantu 5,000 mwujuje intonga zingahe? Cyangwa ya mitsima 7 ku bantu 4,000 mwujuje ibitebo bingahe? Ni iki kibabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitsima? Keretse ko mwirinda umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'abafarisayo n'iy'abasadukayo. Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze yihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira ko ari we Kristo. Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa 3. Petero aramwihererana atangira kumuhana ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami bwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 17. Yesu ahinduka ishusho irabagirana. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso ye harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mwami, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi kivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye, baratinya cyane. Yesu arabegera abakoraho, arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi, Yesu arabihanangiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ibyo mweretswe, kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Abigishwa be baramubaza bati, niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya, ahubwo bamugira uko bashaka, n'umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenya yuko ababwiye ibya Yohana umubatiza. Yesu akiza umwana urwaye igicuri. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, mwami, babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri, kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageze he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano.
Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, ni iki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi mutiva hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Yesu avuga iby'urupfu rwe. Bakigenda i Galilaya, Yesu arababwira ati, umwana w'umuntu arenda kuzagambanirwa afatwe n'abantu, bazamwica maze ku munsi wa gatatu azurwe. Barababara cyane. Bagera i Kaperinawumu, abantu bakoresha umusoro w'ididarakama baza aho Petero ari, baramubaza bati, mbese umwigisha wanyu ntatanga ididarakama? Arabasubiza ati, arayitanga. Yinjiye mu nzu, Yesu aramutanguranwa, aramubaza ati, utekereza ute Simoni? Abami bo mu isi abo baka umusoro n'ihoro ni abahe? Ni abana babo cyangwa ni rubanda? Aramusubiza ati, ni rubanda. Yesu aramubwira ati, nuko rero abana bo bibereye mu mudendezo, ariko kugira ngo tutababera igisitaza, jya ku nyanja ujugunyemo ururobo, ifi uri bubanze gufata uyende, uyasamure urasangamo sitateri, uyijyane uyibahe ku bwanjye no ku bwawe. Imana ibahe umugisha, kandi namwe muronke, mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu, kandi n'izina ryanjye bwite. Mwarakoze gukomeza kubana nanjye, kandi n'ukuri nitutagwisari tuzasarura.